magara abantu niyo mpamvu nakamara dagiye kuza hanyuma wowe uru rukiko kuri kumuhamagara cyangwa uragira ngo dukore tugendere ku bimenyetso ntabwo twibwe turanga turaza tukavuga urukumva tugende none nimutagendera ku makuru ashingiye ku bimenyetso murafata uruhande mumenye ngo ibi bintu byabaye ryari ntabwo ari wowe uvuze ngo ubu ndafashe decision ngiye gufata side mbwire nyine ndaza gufata side uburenganzira bwanjye jewe aba bose nta numwe nafatira side haba Claude haba Pastor Mutesi bose ni injajwa z'abarokore that's it turaza kureba hamwe ninde wabanje guhungeta undi ubu none ko gahunda imeze bose bari barahungiye ngo ni nzaha uretse gato tugiye kurebera hamwe kuko amakuru uko umuntu agenda kurura amakuru jiha n'ibimenyetso nkuko bivuze barangiza bashyira ibintu byabo ku karubanda ngo abantu babivugaho ngo umuntu ngo yabubahutse ngo yamenyereye abakozi b'Imana ubu turi kuvugana sibo bafate ubu jewe nari kumenya ibintu byabo iyo bataza ngo babyivugire ariko ye ahubwo muhame hamwe n'ibindi mukomeze mu bituzanire kuko je nta mahoro nshaka muri iyi mihanda pe ntayo ndashaka ko mukomeza kuvumbugutana mugaterana hejuru mukazana aho mwarongoraniye ahubwo uretse n'ibyo nkeneye na video nkumva n'ukuntu abarokore bataka iyo bari mu gikorwa ayi okay ese ko mvuze ngo ndashaka kumva ko abarokore bataka iyo bari mu gikorwa ugacece oya nandi gusoma message banyoherereje kamarade zamuka kamarade vayo kamarade ngwino reka twumve iyo audio ariko naje sinda nayumva n'ibintu nta nubwo mbizi ngiye kuyikintu kuba yimpaye Claude ninda yambi nawe nino voice kuzayitanga Claude nge namusabye kunsengera yagiye yitangira kuza muri social media atangaho nimero avuga uburyo Imana yamukijije no ku mugore n'ibiki noneho nimero ndayifata nyikora kuri YouTube Claude ndamusaba namubwira se twahurira he kugira ngo passe engere kwari yavuze uburyo akora ibitangaza nk'ibyo byose Claude nasidutse amwerani musange ngo Kicukiro ahantu hari amarogi wese umupasiteri wo kunjyana ahantu hari amarogi umupasiteri ni bwoko ki noneho nyuma yaho hari umudamu wapfuye w'igisenyi bita Fifi Claude yari yaramubeshye ko ari fiance we nyuma Fifi aza kubidekuvura nawe ahita amureka gusa yapfuye amaze kwigirira undi mu fiance Claude ni indaya mbi yo mu rwego rwo hejuru abagore hafi ya bose bagiye bamuhamagara ku izi audio ni nonsense kubindaya n'uburenganzira bw'umuntu ntabwo bizi cyane cyane rwose kubindaya n'uburenganzira bw'umuntu ahubwo ko utabyerura n'icyo kibazo reka tujye kwa kamarade fungura mic yawe Faxman yes wiriwe seneto akazi Kigali umva ikintu mbaza iki kiganiro cya Mutesi washyize hanze mani washatse network bro yes original cyori reka nkubwire Godfam kamara byoroshye mwandikira guhe voice uretse gato oya hano nawe kare karamufatiranya no kamara ahonda kumva ubunyeganye guma ngo kundi kukumva umva ikibazo ngiye mbaza ni kimwe turi kwihuta vuba ntabwo ngutindira iki kiganiro cya Mutesi washyize hanze ira conversation mwagiranye yari ko guha ikiganiro ni voice ni koro mwariho kuko abantu hano byabacanze bimeze bite nari maze igihe kinini ngiye kuganira even ndi kuvuga ngo ni voice note yampaye nari maze igihe kinini nshaka kumukoresha interview even nkiri no kuri dynamic show akambwira ngo tuzabonana ntitubonane ariko numva icy'ingenzi twakimenye ndumva uri gucika nyuma mbona Sagaye nese turi kumva uretse na Rusagara kuko Sagaye na Rusagara nayimenye
hanyuma byaje kuba ngombwa yuko haza Sagaye na Pasta Claude ariko ivuye mu rupfu rwa Rusagara, ariko njyewe nkaba narahawe contact cyangwa nkaba narindiranye na Rusagara ariko bitewe na Claude, kuko Claude niwe wamuje na Rusagara turamenyana, bivuze ngo nari mbizi neza yuko Claude na Mutesi hari ibintu baziranyeho. Bo uko ari babiri, umwe muri bo cyangwa bose uko ari babiri, hari urukundo bagiranye cyangwa hari uburyo bateretanyemo, nari nsanzwe mbizi, ariko nkoresha strategy yo kumusembura no gushaka kumwattractinga, biba ngombwa yuko amereza iriya voice note bitewe n'uburyo ki namutokingaga mwereka ibi nibi, bari Claude ari gukora ibi nibi, ari gukora ama voice note ameze gutya, ari gukora ibiganiro 20 ku munsi bikuvuga nabi kandi ukabifata nk'ari ibintu bisanzwe, so arimo ameze nk'ari kugukinagaza, bituma nzamura amarangamutima ya Mutesi ampereza iriya voice note, ari nabyo ndi kudiringa n'ubu ngubu nge nawe kugira ngo tubirangizanye. Ariko icyo ngamenya ni iki ngiki, nuko Claude na Mutesi baziranyeho ibintu byinshi, hari ibintu baziranyeho. Hanyuma icyo navuga nuko nawe Claude hari ibintu byinshi azi neza yuko mfite kandi bye, ndetse n'abantu bampa, ndetse n'ibyo nzi tumaranyeho iminsi kuva na Yongwe yafungwa, mbere yuko Yongwe afungwa mu masaga ya mbere, kuko Claude niwe muntu wa breakinze inkuru yuko Rusagara akundana na Mutesi, hanyuma ni nawe muntu wa breakinze inkuru yuko Rusagara yitabye Imana. Nicyo ngicyo navuga. Thank you so much. Kamarade, iyi audio mbere yo kuyishyira hanze cyangwa mbere yuko ubishyira ahagaragara ku karubanda, Mutesi yari abizi cyangwa yaguhaye uburenganzira? umva agenda imanukiye. Ntaho ujya, ntabwo ugenda, kuko nibiza kugaragara niba uyu munyamakuru yaramusembuye akamushyira mu ntambwe zo gutanga aya magambo, niba ataramuhaye uburenganzira bwo kubishyira hanze, uyu mudamu araba ari victime. Ese uyu mudamu hari umuntu se wamuvugiyemo? Uyu mugore ntazi ubwenge ku buryo atamenya ibyo ari kuvuga. No, ntabwo kuba uretse gato ibiganiro by'abantu babiri kubishyira ku karubanda bigize icyaha, ariko umunyamakuru atubwiye ko ari kubidiringa ku giti cye na Mutesi. Twamaze kubigeza iwa Ndabaga turabifite. Reka numve, narimwohereje nimeze nka ya majwi. Reka dushyire umucyo hanze, ari kohereza voice ntimugire ikibazo. Turashaka kugira ngo tumenye imva n'imvano y'ibi bintu, kuko ikintu cyakumenya uretse gato yuko aba bantu baziranyeho ibintu byinshi. Genda gake. Icyo nshaka kumenya, ndashaka kumenya niba uyu mudamu bino bintu yabitangaje hanze ashatse intambara ya social media, cyangwa niba bamushyize muri social media wadabishaka. Urukunyumva nani? Uyu mudamu asanzwe akora ibiganiro, asanzwe aje muri media. Ego ntazijyamo gusa ziryamyemo. Aziryamyemo. Uyu ntabwo ari we wagiye gutanga ikiganiro, uriya wamusabye akanakwa yapfuye, si we wagiye gutanga ikiganiro. Ubuki uko wumvise mvuze. Uretse gato umugabo we yarapfuye ajya gutanga ikiganiro ako kanya. Makadami yazigeze ku mafaranga ngahe ibintu bivuyemo, niba ari uko bimeze iki? Ego ngo baziranyeho byinshi bya. Anyway, so Brian, genda imanukiye. Brian urihe? Nguwa ako kasamu. Mbaye ikizungerezi gusa njyewe icyo natabaza dusaba ikintu kimwe, ibi bintu by'aba bakozi b'Imana n'abapastere badufashe babyinjiremo, kuko iyi title bakoresha n'ukuri pe oya banatukabanyirize ibibazo. Ariko jewe nibakomeze bashyira ibintu byabo hanze, kuko bimbikunda kubi, niho mbonera ubujajwa. None se nabona ubujajwa gute batashyize ibintu byabo hanze? Ese Bria wavuze ku gikorwa dufite ku wa gatanu. Ko se ibyo bikorwa okay, muvuge icyo gikorwa, ariko hagati aho ngaho ibi bintu bibaye akasamutwe. Ntekereza ko ibi bintu by'amatorero ni danger. Reka twumve niba baramuhaye uburenganzira bwo kubivuga mbere yuko Brian aza. Ego Godfather ntabwo yarabizi, nta nubwo yabimereye uburenganzira.
ni impamvu zanjye bwite nyine nk'uko n'undi wese ashyira amajwi hanze n'uwa Gerard uri kubivuga se cyangwa Gerard muri kumwe ntajya ashyira amajwi hanze kandi atasabiye uburenganzira. Byari ibijyanye no mbwirira iyo njajwa ko nyiyamye ijya imenya ibyayo ese ko ari muri wodi wabonetse inzira nziza ngewe na mutesi yo kubihandarenga cyangwa kubishyira donc kumvikana kubera yuko nabonaga bari kumwotsa y'igitutu ntabwo nari musabiye uburenganzira ariko ndabizi neza yuko ngewe nawe turimo kuganira kugira ngo byibura tubisoze. Impamvu yabyo rero kwari ukugira ngo Pastor Claude adakomeza kumwotsaho igitutu kuko mutesi bari bamufashe baramujwigiriza abura icyo avuga abura n'icyo areka. Sinzi n'impamvu mbona aya majwi yabaye ikibazo cyangwa yabaye inkuru ya danje kuruta kwita ku cyo Pastor Claude cyangwa Pastor Claude na mutesi baba barimo barapfa. Icyo bari gupfa rero ni icyo ngicyo gishingiye kwanza ku busambanyi, gishingiye ku buryo ki Claude yatangiye amutereta amubeshya akazi amubwira ko azamukorera ibitangaza bigera aho ngaho Claude bigera aho ngaho Pastor Mutesi nawe abona yuko ibyo Claude ari kumwizeza ntabwo ari ibyo afite, ari nacyo abantu benshi bari kwirengagiza. Biba ngombwa yuko Mutesi ahakanira Claude biza kuba nk'intandaro yo kuvuga ngo nubwo ukoze ibi n'ibi ukanyima ibi n'ibi nanjye nzakora ibi n'ibi kugira ngo nice ubuzima bwawe cyangwa nice izina ryawe. Niho hantu saga ya mbere yavuye, ari nayo mpamvu mubona yaba kuburekinga yuko Mutesi akundana na Rusagara byabaye inkuru kuri Claude, yewe n'ibyo gukwa cyangwa Mutesi bamukwa byabaye inkuru kuri Claude, ndetse n'urupfu rwa Rusagara rwabaye inkuru idasanzwe kuri Claude. Bimeze ngo ni nko kwishima hejuru kuvuga ngo n'ubundi narabikubwiye n'ubundi ntabwo mwagombaga kubana n'ubundi wakoze ibi kubera impamvu iyi n'iyi n'iyi. Niyo mpamvu wowe se ntayo utanga cyangwa nta kintu ukuyemo. ahangaha rero njyewe aya masaha ndakomeza kujya inyuma ndakomeza ahangaha biri gukomeza kunsunikira gusabira uyu mudamu ubutabera. ndabizi urukumirwa ariko niko bimeze. Abaziranye bagura bwisha, aba bantu bazengurukanye imihanda baziranye aho twisha, ahubwo nibakomeze batwihere. ni gute uyu mudamu niba atarashatse kuvuga kuri ibi bintu bibaye akasamutwe ariko hagati aho none se ko abivuzeho aya majwi yatumwe nande kugira ngo ajye hanze no bwana aya majwi yagiye hanze umudamu atatanze uburenganzira yabutanze atabutanze. niyo mpamvu wowe rero reka kusobanurire ngo dufate ibintu bya YouTube ntabyo uzi cyo kamaze bigusobanurire. yego narindi muri douche nabuze ukuntu mfata phone. none se wowe wari kuvugisha umubiri iyo uvugisha umunwa buretse gatoya oya nuko yariri kure ntabwo narindi kwishyikira umva wera udasobanukiye ibintu bya YouTube mbanze mbikubwire ubone no kuvuga. Nukuvuga ngo uwo yakubwiye ko ngo ari umunyamakuru amuhamagara ibintu byo kuri YouTube ukuntu bigenda. Iyo umunyamakuru aguhamagaye ubu bizi neza yuko ibyo ari kukubwira ari byo akeneye kuvuga mu kinyamakuru. Wivuga rero ngo Pastor Mutesi ngo ntabwo yarabizi ko ibintu bye biri busohoke kandi uwo munyamakuru yahereye karakubwira ati nabonaga ibintu bye bimaje kujya hanze nanjye niko kumuhamagara kugira ngo mubaze version yiwe nanjye numve icyo ari kuvuga. Aragira ati turi kuvugana inkuru yawe bayishyize hanze utabishaka bari kuvugana n'umuntu ntubaze. Ibyo rero mwivuga ngo babishyize hanze ngo atabizi atabishaka yarabizi uko yabwiraga umunyamakuru kandi nawe yisobanuraga ku byo Claude yavugaga. Ibyo byagombaga kujya muri YouTube ariko YouTube hano bigenda. Okay. Nanjye niko mbyemera kuko urabona ahangaha ni amareplike urambwiye harahita hakurikiraho nanjye ibyo ndi buvuge. So gutanga iriya record wari nko gusubiza ahubwo ikibazo muzi ni kuki uriya mugabo amuharasinga kuko hari n'umuntu mbonye yayipostinze kuri Instagram ariko naka extrait n'undi ka video nini yo kuri YouTube I think ariko ubu buryo yamurongoye ni byinshi cyane yavugaga. Claude ngo ni Pastor Claude ngo yarongoye umukozi w'Imana avuga ngo narongoye umuntu kuri YouTube cyane. ariko ntimugasebanye mubizane tubyumve. ndabibonye mu kanya ako muri bubiki ese Godifa uzi kuri gukina n'ikipe utazi
uri mwabizanye kudirwa n'ibintu utarumva ndaje nkagushyira abarokore inyuma bahatwitse So, nta fa- kurode baratikuranye bagifunga so kiriya urumva kigabo mu bagifunge by'ukuri wenda Mutesi ibyo nabivuze Mutesi afite content mu busanzwe babizi ko no mu ariko rupfu se iyo rwa content akora iki n'umu influencer iyo content uvuga ni iyi n'umuvugabutumwa ariko ubona ko byibuze we yasomye aho nka Claude yasomye iki se Claude nta byasomye ni umuntu uri aho ngaho ntabwo nibufate uruhande ariko kuvuga uko byumva none se cyokoza abakozi mumbabarire muzanayo mwokabyara mwe nimuzanayo majwi yewe Claude nkeneye ayo arimo aravuga majwi ngo yarongoye ko umuntu yamutikuye umukozi w'Imana arimo aravuga ngo yarongoye umuntu ego kuri YouTube ari mumbabarire kubivuga neza mubizane cyane ahubwo tubyumve ntihagira umuntu mubizane ubizana rwose njyewe ntabwo ndi bubyemere abe uyu mwanya uri kuvuga bakaba wabiduhaye nuko nawe kumenya kubitripota ariko nayo amanda mvuge icyo mpereza nashaka link kuvuga rwose Mutesi ni ibintu bidasanzwe umupasiteri ntabwo wongera gukoresha iryo jambo ngo nkwihanganire reka mbivuge ngo dushaka kumva ibyo nshuti yanjye wikomeza kuvuga ngo ni umukozi w'Imana ntabwo njyewe ntabwo mbemera nk'abakozi b'Imana ndakura